Gray Canaries ni umwe mu bahungu babiri ba John na Mary Jo Canaries wo muri Flower Mound muri Texas. John na Mary Jo bamenye ko bategereje umwana wabo wa mbere mu mwaka wa 2001, kandi ibintu byose byasaga nkaho bigenda neza kugeza umunsi mama we umubyara yajyaga kunyura mu cyuma mu byumweru 20. Mary Jo yabwiye abantu ati tekinoloji yakomeje gufata igihe kirekire, hanyuma njya gushaka muganga. Icyo gihe twari tuzi ko hari ikintu kigenda, nubwo byari bimeze bityo, ariko ntabwo bari biteguye amakuru muganga yatanze. Abaganga babwiye umuryango ko amashusho aterekanye izuru ry'umwana. Ntibari biteze ko umwana ahumeka wenyine. Bagize ubwoba kuko babonaga ko umwana atazabaho. Ibizamini by'inyongera byemeje ko baby Canaries mu by'ukuri adafite izuru, ndetse afite ibibazo by'amaguru n'ibirenge, kandi bishoboka ko yavuka afite ubwonko butuzuye bufite ikibazo. Kuri John na Mary Jo, ari bo babyeyi b'uyu mwana, umwe yari umuvugabutumwa undi akaba umunyamabanga w'itorero. Guhagarika gutwita ntibyari amahitamo, ubwo ndavuga gukuramo inda y'uwo mwana. Mary Jo yabwiye abantu ati twatekereje tuti uyu mwana aracyari impano yacu n'ibyishimo byacu, kandi nta wasubiza inyuma impano. Akomeza agira ati ariko nahoraga ndira, sinari nzi niba nzabona umuhungu wanjye ari muzima. Uyu mwana yaje kuvuka ibyumweru 5 hakiri kare hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwihuse. Gray yahuye n'ibibazo byinshi by'ubuvuzi. Nk'uko byari byitezwe, Gray nta zuru yari afite, kandi yavutse adafite amaso. Amaguru mato ya Gray yahinduwe muri dogere zirenga 90. Ibirenge bye byabuze amano, kandi yavutse adafite igice cy'ubwonko gikoreshwa uruhande rw'iburyo bw'imbere. Ibi byamusize afite umuvuduko muke ku ruhande rw'ibumoso. Icyakora uruhinja rwashoboye guhumeka, ndetse yashoboye kuva mu bitaro nyuma y'icyumweru kimwe gusa. Nyuma yo kugera mu rugo, kwitabwaho kwa Gray byasabye igihe n'imbaraga nyinshi. Ababyeyi be bamukoresheje imyitozo y'amaguru, basukura kandi agace k'amazuru bahoraga bamusiga amavuta mu maso, kugeza igihe yahawe ijisho binyuze mu kubaga. Ibyo nabyo byabaye mu mezi 6. Gray Canaries ubu afite imyaka 22, kandi amaze kubagwa inshuro hafi 30. Inshuro 11 muri yo ifitanye isano n'imikorere y'izuru rye. Nubwo ibyo byose byamubayeho, Gray ubu ni umusore muzima kandi wishimye. Akunda umupira wa baseball, kumva umuziki no gufasha abandi mu rusengero. Ababyeyi be bigishirizaga Gray mu rugo, niyo yafatiye amasomo asanzwe, kandi yakuze afite inshuti yungutse mu gihe cyo mu bwana bwe. Umuryango we n'itorero rye bunze ubumwe bamuhaye ituze n'urukundo rwinshi. Gray yagize ati ndeba filime hamwe n'inshuti, nkina imikino yo kuri video, nta muntu wigeze umpa akato ngo abone ko ntandukanye, ntameze nk'abandi. Mu gihe John na Mary Jo bakoze ubudacogora kugira ngo bahe umuhungu wabo uburere bwiza kandi busanzwe bushoboka, ntibavuga ko ari abantu badasanzwe. John yagize ati abantu baravuga ngo Imana iha abana bakeneye ubufasha bwihariye ku babyeyi badasanzwe, ariko twabaye nk'abandi babyeyi bose, gusa twahanganaga n'uko umunsi waje. Mu buryo nk'ubwo, ababyeyi ba Gray batoje umuhungu wabo kugira umurava no kwihangana. Reverend Canaries aragira ati twamwigishije kutigirira impuhwe, kuko hari abandi bantu benshi nabo bafite ubumuga. Twamubwiye tuti ubu nibwo buryo Imana yakuremye, ntacyo warenzaho. Gray Canaries asigaje kubagwa 2 gusa. Yagize izuru ryuzuye. Ni inzira idasanzwe kandi igoye. Mu gihe cy'uburwayi bwe, Gray bamuteye amagufa yo ku mbavu ze n'uruhu rwo ku maguru ye, kandi mu ruhanga rwe bashyizemo icyuma gikuza uruhu rwe kugira ngo babone ku ruhu rw'inyongera ruzakoreshwa mu gihe cyo kubagwa. Dr James, umuganga w'inzobere mu kuvura no gusana imyanya y'ubuhumekero muri
T Southwestern Medical Center yagize ati abantu bake cyane nibo byabaye ngombwa ko basana imyanya y'ubuhumekero. Kugira ngo umusemburo uhingwe byasabye ko hakorwa igikorwa cy'amasaha 11 cyo kumukuraho uruhu rw'umubiri w'ukuboko kwe. Biragoye cyane. Vuba inzira igoye yo kubaka izuru rya Gray izarangira byuzuye, kandi yizeye kuzagira izuru risa n'irya sekuru. Uyu sekuru akaba ari umuhanzi i New York. Gray aragira ati sinshobora gutegereza ko ubuzima bwanjye buzahagarikwa no kubagwa ukundi. Amaherezo ndashobora gutangira gutegura imbere hanjye. John na Mary Jo bakuyeho amafaranga bari bazigamye mu myaka yashize kugira ngo bishyure amafaranga yo kuvuza Gray, ariko kandi ntago babyicuza. Ijambo ry'Imana niryo rigira riti hahirwa umuntu wihangana ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranyije abayikunda. Iyi ni inkuru, ni ubuhamya buryoshye, ubuhamya bushobora kugufasha wowe dukurikiye ku Rugero TV and Radio Official. Reka tubashimire cyane kandi tubasabe gukomeza gukora subscribe. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, kandi mukomeze munyurwe, muryoherwe, munogerwe n'ibiganiro bitandukanye tubanyuriza kuri YouTube, tubakangurira gukomeza gusharinga inkuru nziza zifasha abandi kumenya Umwami Yesu Kristo ko akiri ku ngoma kandi aganje.